Ndakuramukije shalom kuri wowe tubana ku isengesho ribohora ubuntu n'amahoro bibonerwa muri Kristo Yesu bibe kuri wowe. Ikaze mu mwanya mwiza w'ijambo no gusenga. Uwiteka kugirire neza abo turi kumwe mu bihe byo gusenga. Ndatekereza turi ku munsi wa 23 mu bihe byiza byo gusenga. Reka tubanze duhamagara umwuka w'Imana kugira ngo abane natwe mu isengesho ry'uno munsi ari utuyobora. Urabizi ko ijambo rivuga yuko tutazi gusenga nk'uko bikwiye, ahubwo umwuka wera ari utunihira avuga ati abadata. Ni umwuka wera ukorera muri twe akazamura ibyifuzo byacu tuba dukeneye. Umwuka wera azi ibyo ukeneye kuruta wowe kubizi. Umwuka wera abasha kureba ibiri imbere yawe akabimenya, abasha kumenya kuruta uko wihize. Bityo umwuka wera azi icyo ukeneye kurenza ibindi byose. Niyo mpamvu ari byiza kurarika umwuka wera kugira ngo aze atuyobore. Umwuka wera turi imbere bwiza bwawe. Umwuka wera manuka utwigishe kandi utwingingire. Data wa twese waremye ijuru n'isi, umwuka wera acira umutima wanjye, acira akanwa kanjye, acira amarangamutima yanjye, acira imyumvire yanjye, acira ubushake bwanjye. Umwuka wera zopete sekiriya holi ya mwuka wera acira ubushake bwanjye. Mwuka wera acira amarangamutima yanjye. Mwuka wera acira ibitekerezo byanjye. Mwuka wera acira ubwenge bwanjye. Mwuka wera ngwino utuyobore muri uyu mwanya mwiza wo gusenga kandi utwigishe. Dufashwe mu izina rya Yesu Kristo. Abari kuri iki gicaniro cy'amasengesho bafashwe ntagire n'umwe udafashwa. Mwuka wera kangura. Mwuka wera ngwino usengere muri nge. Mwuka wera fata ururimi n'amagambo binzokamo wakinara Yesu. Mwuka wera mwuka wera uramutse ndetse nasenga amasengesho y'amarangamutima, nasenga amasengesho y'amatekerango, nasenga amasengesho y'ibyo nibwira n'ibyo ntekereza. Mwuka wera nguhaye ikaze kugira ngo abari usengera muri nge wigishe n'abandi kandi n'abandi bayobore mu buryo bw'isengesho rikwiye rigomba kubohora. Urakoze mwami, tugwaye icyubahiro kubw'umwuka wera duhaye mu izina rya Yesu sabye twizeye, amen. Nshuti mukundo muri Kristo Yesu, burya amasengesho yose atayobowe n'umwuka wera biragoye kugira ngo arenge umutaro, kuko kenshi na kenshi iyo dusenga hari igihe dusenga tuyobowe n'amarangamutima, tuyobowe n'ibibazo byacu bwite, tuyobowe n'iby'amaso yacu tutwereka, tuyobowe n'ibyo ubwenge busanzwe bw'isi butubwira, kandi ibyo ubwenge bw'isi butubwira si by'umwuka wera bavuga. Kenshi umwuka wera ntabwo ajya ahuza n'isi. Umwuka wera ntabwo ahuza n'isi. Biragoye cyane kugira ngo umwuka wera ahuze n'isi. Umwuka wera kuko yamanutse we avuga ibituruka ku Mana, akavuga iby'Imana ibona, akavuga iby'Imana ibona. Ibyo nibyo umwuka wera avuga. Ni ngombwa rero mu gusenga mu rundi rwego two tugomba gutera intambwe tukemera ko umwuka wera ari we usengera muri twe. Tuje rero gusenga, ariko mbere yo gusenga reka dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana. Uyu munsi turaza gusenga dukangura ibintu byose Imana yateretse muri twebwe. Imana iri mu muntu yamuteretsemo ibintu bitandukanye. Umunsi waremwaga wowe uri kunyumva, ijuru riguteranya. Wibuke ko wowe tubana hano kuri Sengubohoke, cyangwa uwo tubana kuri Sengubohoke no ku isengesho ribohora official, kuko hano turi ku isengesho ribohora official. Ariko abankurikiranye kuri Sengubohoke hari inyigisho nagiye nigisha ngaragaza ko umuntu atari umubiri, umuntu ari umwuka. Noneho umuntu urumva, kandi twagiye tugaragaza amatsinda y'imyuka. Twavuze umwuka, umuntu. Itsinda rimwe ry'imyuka ni umwuka w'umuntu. Irindi tsinda rya kabiri ni umwuka, imyuka y'abamarayika. Irindi tsinda rya gatatu umwuka, umuntu, umwuka, abamarayika. Wenda irindi tsinda tukavuga Imana, umwuka. Noneho sasa Imana, umwuka, Yesu Kristo, umwuka, umwuka wera, umwuka, bigahinduka Imana imwe rukumbi. Iyo Mana imwe rukumbi rero niyo yaremye twebwe imyuka, abamarayika. Twebwe ntituri abamarayika, turi abantu, turi imyuka abantu. Noneho hakaba imyuka, abamarayika.
noneho imyuka abantu cyangwa umwuka w'umuntu kugira ngo abe umuntu ushyitse wuzuye bisaba kugira ngo yambare iki? Umubiri. Ndavuga umuntu ugomba kuba hano mu isi. Umuntu ugomba kuba hano mu isi agomba kuba ari umwuka w'umuntu w'ubugingo uri mu mubiri. Umuntu yuzura ari uko yambaye umubiri hari hano ku isi. Iyo kandi akaba yambaye umubiri. Iyo watandukanye n'uyu mubiri, wowe uba wasubiye muri wa mwimerere wa kera w'umwuka, usubira mu isi y'umwuka ukajya kuba mu mwuka. Noneho rero sasa umuntu umwuka wambaye umubiri we uramurimita, kuko hari ibyo umubiri we umwereka, hari ibyo amaso yawe y'umubiri akwereka, ariko bimwe na bimwe iby'amaso y'umubiri akwereka ntabwo biba ari ukuri 100% wagenderaho mu mwuka. Iby'amaso akwereka mu buryo bw'umubiri ntabwo biba ari ukuri, kenshi na kenshi biba ari ibinyoma. Ndavuga amaso y'umubiri. Bidusaba rero kugira ngo dusaba umwuka wera kuza akayobora twebwe, kuko n'ubundi twahoze mu ijuru turi umwuka. Ni byiza ko umwuka wera kugarukaho akaba ari ukuyobora. Mu buryo rero bwo gusenga, ushobora gusenga ugasanga urimo urasenga, ariko amagambo yawe yose ashingiye ku bibazo ucamo, ashingiye ku byo ubonesha amaso, akaba ashingiye ku byo ureba, akaba ashingiye ku byo wumvise bitaturutse ku Mana, bitaturutse mu ijuru, byavuye mu bitekerezo by'abantu. Iyo uraritse rero umwuka wera agufasha gusenga uko bikwiye. Wisanga witandukanyije n'imisengere idafite ituzuye, idafite ubuziranenge. Ugusenga kujuje ubuziranenge no gusenga aho umuntu asenga ayobowe n'umwuka wera. N'ijambo ry'Imana ushobora kumva ryuzuye ubuziranenge rikagufasha, ni ijambo rizanywe n'umwuka wera. Niyo mpamvu rero tuba tubanje kugira ngo dusaba umwuka wera kudufasha. Nari ndimo rero mvuga ngo rero Imana iri mu muntu ari umwuka, yamuteretsemo mu mwuka, muri uwo mwuka wawe, ari muri uwo mwuka wawe, cyangwa se muri uwo mwuka muri njyewe, no muri uwo mwuka muri wowe. Ndavuga muri wowe mu mwuka. Muri wowe mu mwuka hari ibintu Imana yakubitsemo, hari ibintu Imana yaguteretsemo, ugendana nabyo byicaye mu mwuka wawe. Ibyo Imana yaguteretsemo rero nibyo bigomba kugufasha kugera ku ntego zose z'ibyo Imana yagambiriye ugomba kugeraho uri hano ku isi. Iyo Satani rero ashaka kugira ngo akubuze kugera ku ntego z'Imana yagambiriye kugomba kugeraho hano mu isi, yiba mu mwuka, agafata mu mwuka, azirika mu mwuka, agahambira mu mwuka. Byose bikorerwa mu mwuka. Iyo Satani ashaka kugufunga mu mwuka, abanza gufunga bya bindi Imana yaguteretsemo, abanza gufunga za mpano zose, abanza gufunga za nyenyeri zose wiherewe n'Imana, akaziboroka. Muri uko kuziboroka rero, iyo amaze kuziboroka, urumva ntacyo aba agusigiye. Mu isi bifite imibiri uzisanga ntacyo umaze. Mu isi bifite imibiri uzisanga uri umuntu w'imburamumaro. Mu isi bifite imibiri uzasanga uri umuntu udakenewe, kuko nta kintu uba wamarira abantu. So rero ni ngombwa akanya nk'aka tugiye gukora isengesho rikangura iby'Imana yaduteretsemo, niribohora iby'Imana yaduteretsemo. Satani ni umutekinisiye ubasha kuboha iby'Imana yagushyizemo ntibibashe gukora, cyangwa se akabivuyanga, akabyangiza, akabitobanga, akabiroga, akabiterekamo umwanda mwinshi. Icyo ni ikindi. Icya kabiri, ashobora kuba atabuhangwa zirika iby'Imana yaguteretsemo, ahubwo we akadesida kubisinziriza, bigasinzira, bigahwekezwa, ugasanga byarahwekereye. Ni ngombwa rero nuvuga ngo isengesho ryacu ry'uno munsi riraza gusengera iby'Imana duteretsemo bigomba kutugeza aho yagambiriye ko tugera mu izina rya Yesu Kristo. Turabohoza iby'Imana duteretsemo, iby'umwanzi yaboshye, ndetse tunakangure iby'Imana duteretsemo bigomba kutugeza aho yagambiriye ko tugera. Kuko nta muntu woherezwa hano mu isi cyangwa uvukira hano mu isi wabyawe n'umugore Imana yemera ko avuka nta kintu yamuteretsemo. Abaje hari ikintu agomba kumara
mu gihe cye mu myaka yazamara aba yoherejwe hari ikintu agomba kuzamara. Niyo mpamvu ugomba kurwanirira kugira ngo ube umumaro mu ruhande rwawe mu izina rya Yesu. Ube umumaro mu ruhande rwawe, ube umumaro ku bw'abasenga, ube umumaro ku bw'abadasenga, ube umumaro ku bakozi b'Imana, ube umumaro ku bantu batandukanye, kugira ngo nawe ugire icyo uzibukirwaho. Zopetese kiria ugowe ugire icyo uzibukirwaho mu minsi y'ubuzima bwawe. Tugiye rero gusoma ijambo ry'Imana. Nitumara gusoma ijambo ry'Imana, hanyuma turafata umwanya mwiza wo gusenga. Turinjira mu mavuta yo gusenga, amavuta ari we agamije gukangura ibyo Imana duteretsemo. Narimvuze rero n'Imana ikumanuye mu isi. Hari abantu Imana izana mu isi akavuka, nuvuga ngo icuba cyo ntabwo kiba kuko wamaze ukiba cyo ari ukuze, uba warakigizwe cyo mbere y'uko ukura. Niyo mpamvu Imana yabwiye Yeremiya ngo yewe Yeremiya we, nakumenye ukiri urusoro mu nda ya nyoko, nkwereza kuzaba umuhanuzi uzahanurira amahanga. Ariko icyo gihe Yeremiya ntiyaratangira guhanura, ariko tukabona Imana imwereka yuko yamwejeje akiri mu nda nyine, imugira umuhanuzi wagombaga guhanurira amahanga. Icyo gihe cya Yeremiya rero we yaratatangira guhanura, ndetse akazajya yibwira, yajya yireba akabona ko ari umwana. Aho Imana yamutuma kujya guhanura akavuga ati se ubu nabishobora ko ndi umwana? Imana ikavuga ngo ndi umwana kuko nakwejeje, nagutoranyije ukiri mu nda nyoko, nkwereza kuzaba umuhanuzi uzaba amahanga. Uvuga ngo Imana ikohereza mu nda nyoko uri ikintu runaka cyangwa uri umuntu runaka. Ikohereza mu nda nyoko uri umuyobozi, ikohereza mu nda nyoko uri umucuruzi, ikohereza mu nda nyoko uri umupasiteri, uri umuhanuzi, uri umuvugabutumwa, ikohereza mu nda nyoko uri umubaji, ikohereza mu nda nyoko uri umusuderi, ikohereza mu nda nyoko uri cya kindi nawe uzi ukora, ikohereza mu nda nyoko uri umworozi n'umuhinzi, ikohereza mu nda nyoko uri umusirikare, uri umupolisi, ikakohereza mu nda nyoko uri umuntu runaka. Ntabwo Imana ipfa kuzana umuntu gutyo gusa ngo none icyo agomba kuba cyo ikigene ari uko yakuze. Weya nuvuga ngo ijya kukohereza uri cya kindi ugomba kuba cyo. Nuvuga ngo nkanjye Imana yanyohereje mu nda ya mama ndi umupasiteri, ndi umukozi wayo uzabamaza ubutumwa bwiza. Ni ukuvuga ngo rero nubwo bifite igihe byatangiriye, natangiye gukoraho uwo murimo, ariko igihe natangiye gukoramo uwo murimo si cyo gihe nabaye uwo muvugabutumwa, ahubwo nkiri mu nda ya mama. Kuva nkiri mu nda ya mama nari namaze gutoranyirizwa kuzaba umushumba, umupasiteri, umuvugabutumwa. Ubwo rero nyoherezwamo ndi uwo nguwo. Noneho sasa muri uwo murimo rero Imana iba yaramaze kunsetingamo buri kimwe cyose kizamfasha gukora uwo murimo. Noneho mu isi y'umwuka icyo Satani akora, araza akaba yabasha gusinziriza cya kindi Imana yagushizemo kugira ngo unanirwe kugera ku mpamvu yo kubaho kwawe. Ibyo rero Satani yasinzirije muri wowe kugira ngo utagera ku mpamvu yo kubaho kwawe. Tuje gusengesho ryo kubikangura mu izina rya Yesu Kristo. Yego muri icyo gice hari igihe umuntu Imana iba yaramugeneye kuziga amashuri runaka n'iki kugira ngo cya kindi Imana yamutetsemo kizabashe kuba gishashagirana kandi gikora nk'uko gikwiye. Satani wenda akaba yateza impamvu zo kuba utakwiga, ugasanga urangirije nyine ntibikunze. Ariko kuba utakwiga ntiba bivuze yuko byavanyeho cya kindi Imana yaguteretsemo. Ushobora gusenga ukagikangura kandi Imana igashaka inzira zacyo mu izina rya Yesu Kristo. Rero ntugacike intege. Tugiye gusenga Imana rero kano kanya, ariko mbere ko dusenga reka dusome amagambo y'Imana ashingiye ku magambo mvuze yuko tugiye gusenga dukangura ibyo Imana duteretsemo. Reka dusome Zaburi ya 57 n'umurongo waho w'8. Zaburi ya 57 n'umurongo waho w'8 hatangira avuga ngo wabwiza bwanjye we kanguka, Neberu n'inanga mukanguke, nanjye ubwanjye nzakanguka mbere y'umuseke. Hano urumvira ijambo riravuze ngo wabwiza bwanjye we kanguka. Kumbe uyu ni Dawidi yaramaze kumenya yuko hari ubwiza bumurimo businziriye. Mu kumenya ko hari ubwiza bumurimo businziriye, ntabwo yireberaga mu ntambara yararimo cyangwa mu bibazo arimo, ahubwo we yabashaga kwigenzura. Ijisho ryiwe rikamwereka ko hari ubwiza budasanzwe bumurimo, kandi ubwo bwiza yajya bwitegereza akabona burakasinziriye. None niko gusenga isengesho rivuga ngo wabwiza bwanjye we kanguka, Neboru n'inanga mukanguke. Uyu Dawidi yari umucuranzi mwiza cyane, akaba n'umuririmbyi mwiza cyane. Noneho sasa atangiye akangura bwa buhanzi bwiwe bumurimo, aravugana n'inanga, aravugana na za Neboru ati namwe mukanguke.
mukanguke nkore mu nganzo, ntangire ndirimbira Imana, ntangire mimazi Imana. Nuvuga ngo hari impano zari zimurimo, zari zisinzirijwe, arimo arazikangura. Akavuga ngo nanjye ubwanjye nzakanguka imbere y'umuseke. Urumva hari ugukanguka kw'ibikurimo, hakaba no gukanguka kwawe nyirizina. Hano turabona ibintu bibiri: gukanguka k'umuntu ku giti cye, kabiri gukanguka kw'ibimurimo. Zo petese kiriya holia, ndagusengera kugira ngo ikikurimo, iby'Imana yaguteretsemo bikanguke, ndetse nawe ubwawe ukanguke mu izina rya Yesu Kristo. Hari abantu barimwe ari abahanzi ariko kano kanya bapfuye batamenyekanye, bapfuye badarekuye ubuhanzi bwabo budashyizwe hanze. Hari abantu Imana iba yararemye ari abayobozi bakapfa batanayoboye, kandi nyamara bari bararemwe ari abayobozi, ariko Satani abiba inyenyeri yiwe yabo ayiha abantu biwe bagiye kumuramya. Ndagusengera kugira ngo rero inyenyeri yawe ikanguke mu izina rya Yesu Kristo. Arakomeza akavuga ngo nanjye ubwanjye nkanguke, nawe bigusaba kugira ngo ukanguke. Satani n'abakozi be bazi gusinziriza bamwe mu bantu, Nigeze kwigisha ibitotsi by'umwuka. Iyo tuvuga gusinzira, utumva ngo ni ukujya mu buriri bwawe ukaryama ugasinzira bisanzwe. Ibitekerezo bijya bisinzirizwa, umutima ugasinzirizwa, ubushake bugasinzirizwa. Hari muri wowe ukahora ubyiganira, ukumva hazamutse ubushake bwo gukora ikintu runaka, ikindi gihe ukumva bwa bushake bwakuvuyemo, uba wasinzirijwe ako kanya. Uvuga ngo ubusinzirijwe. Abarozi baba bavuze bati ariko turi kubona ashaka kugera kuri iki ngiki, noneho sasa reka dusinzirize ubushake bwe, tumukuremo buriya bushake bw'icyo yari afite. Nk'umuntu Satani yashatse kuzinga kugira ngo atarongorwa, bafata bwa bushake bagahunikiza bakabukuramo. Noneho kuba bazi ngo ubwo bushake ko bugenda buzamuka bwo gushaka kurongorwa, urasenga. Muri uko gusenga Imana irafungura, irazana umugabo wawe, bahita bafata bwa bushake bakabusinziriza. Niba ari ubushake bwo gushaka gutera imbere, ejo bahita bagukura, urabuzamukamo, bwakuzamukamo, ejo bakabuguhubuzamo. Ejo ugasanga none ibyo nibyo bita rero gusinzira. Bakaba basinzirije igice cy'ubushake. Mu mwuka abakozi ba Satani bashobora gusinziriza ubugingo bw'umuntu bugasinzira, ibice byose bigize ubugingo bw'umuntu bakabihunikiza. Bagahunikiza ubushake, bagahunikiza imyumvire, bagahunikiza imitekerereze, bagahunikiza amarangamutima. Ugasanga noneho uri boroke mu isi y'umwuka. Rero sasa uyu Dawidi yari umuhanga mu gusenga, umwuka wari yajyaga amukoreramo akamusengera amasengesho akwiye. Hano rero urumva muri Zaburi ya 57 aravuga ngo wa bwiza bwanjye we kanguka, kuko hari ubwiza bwe mu murimo nawe yibonamo, ari kubusengera ngo bukanguke mu izina rya Yesu Kristo. Aravuga ngo kanguka Neburu n'inanga. Ubwo mu yandi magambo arimo arakangura impano zimurimo, arimo arakangura umurimo asabwa gukora. Umurimo yasabwaga gukora ni ugucuranga agahimbaza. Tujya tubona yuko yajyaga acuranga, yacurangira Sawuli, abadayimoni bakamuvamo. Umwami Sawuli, abadayimoni bagasohoka muri Sawuli, imyuka mibi yabaga yahanze kuri Sawuli igahita ihunga kubw'inanga Dawidi yabaga ari gucuranga. Hano rero arimo arakangura imirya y'inanga, arimo arakangura za Neburu, ariko akavuga ngo nanjye ubwanjye ndakangutse, nanjye ubwanjye ngomba gukanguka imbere y'umuseke, gukanguka mu gitondo cya kare. Bari gukangura mu izina rya Yesu Kristo. Tukongera tugasoma irindi jambo tubona muri Zaburi aho ngaje none 1:8 aravuga ngo Neburu n'inanga nimukanguke, nanjye ubwanjye nzakanguka mbere y'umuseke. Nanone aho ngaho nanone umva arongera arasengera Neburu n'inanga ze ngo zikanguke. Ukeneye gusengera icyo ukora ngo gikanguke mu izina rya Yesu. Kumbe Neburu n'inanga nabyo byasinzirizwa, kumbe ubucuruzi bwawe bwasinzirizwa, kumbe akazi kawe sishobora kuba ubuyobozi bwawe bwasinzirizwa, kumbe imikorere yawe yasinzirizwa. Ahangaha turabona Dawidi arasengera Neburu n'inanga bibwira ngo bikanguke. Wa murimo ukora wasinzirizwa, bwa bujyanama bwawe bwasinzirizwa, yes, bwa budiregiteri bwawe bwasinzirizwa, yes, kwa gukina, niba uri umukinnyi w'umupira gukina kwawe kwasinzirizwa, yes. Niba uri umuntu wize ibintu by'ikoranabuhanga, rya koranabuhanga ryawe muri wowe ryasinzirizwa. Bya bindi wize ukabibonera impamyabushobozi byasinzirizwa kugira ngo utabikora ukabibonera umugisha. Nicyo bishatse kuvuga. Hano rero arimo arabisengera, arasengera Neburu n'inanga ngo bikanguke.
ivuga butumwa ryanjye ryasinzizwa, kanguka wavuga butumwa ryanjye we, kanguka wabuhanuzi we muri nge, kanguka wabitangaza byo gukiza indwara no kwirukana abadayimoni, kanguka mu izina rya Yesu. Naho ugomba gusengera ibyo byose Imana guteretsemo bigakanguka mu izina rya Yesu Kristo. Ubucuruzi bwawe bwasinzirizwa mu izina rya Yesu. Sengera ubwo bucuruzi bwawe bukanguka, ubushoferi bwawe bwasinzirizwa, ubukomisiyoneri bwawe bwasinzirizwa, ubworozi bwawe bwasinzirizwa, ubuhinzi bwawe bwasinzirizwa, bukeneye gukangurwa mu izina rya Yesu Kristo. Nk'uko ijambo hano rivuze, buri kimwe cyose ukora gishobora gusinzirizwa. Niyo mpamvu hano Dawidi rero nk'umuntu wari uzi isi y'umwuka n'imikorere yayo, arimo aravugana na Nebuli n'inanga ngo bikanguke. Ukeneye gukangura ibyo byasinzirijwe, zopetese kiriya nanjye nkabikangura. Rero iki cyumweru ni icyo gukangura ibyanjye n'ibyawe byasinzirijwe mu izina rya Yesu. Bigomba kumva kano kanya mu izina rya Yesu. Umva noneho ino Yesaya 26:19 haracyavuga ku bintu byo gukanguka nyine. Yesaya 26:19 hatangira avuga ngo abawe bapfuye bazaba bazima, intumbi z'abantu banjye zizazuka, ababa mu mukungugu mwe nimukanguke muririmbe, kuko ikime cyawe kimeze nk'igitonda ku byatsi, kandi ubutaka buzajugunya abapfuye. Oh my Jesus. Hano ijambo rirambwira ngo abawe bapfuye bazaba bazima, intumbi z'abantu banjye zizazuka. Imana irareba ikabona hari intumbi z'abantu bayo zapfuye, ariko ikavuga ngo izi ntumbi z'abantu banjye zizazuka, ngo ababa mu mukungugu mwe nimukanguke. Kumbe hari umuntu ashobora gushyirwa mu mukungugu, bakamuzirikira mu mukungugu, bakamubohera mu mukungugu, ubuzima bwe bukaba ari ubwo mu mukungugu. Ugasanga ubuzima bwe ntaho buva naho bugana, bugirira umuntu bamutabye mu mukungugu, bamutaba mu butaka, hanyuma umukungugu uragenda uramubika mu isi ya kirozi, mu isi ya gipfumu, mu isi ya gikonikoni. Umuntu ugasanga hari ahantu baramutabye, baramutabika, bamushyira mu mukungugu. Ndagusengera kugira ngo ubukungugu kurekure mu izina rya Yesu. Ijambo ritangiye rivuga ngo ababa mu mukungugu mwe nimukanguke. Kumbe abantu bashobora kuba mu mukungugu, umukungugu ukabaherana, umukungugu ukabafatirana. Ndagusengera kugira ngo umukungugu kurekure mu izina rya Yesu Kristo, umukungugu kurekure mu izina rya Yesu, kandi ukanguke usohokemo zopetese kiriya. Tugiye gukora isengesho ntabwo dutinda. Ngo noneho ijambo rikavuga ngo muririmbe, ababa mu mukungugu nibakanguke baririmbe, kuko ikime cyawe kimeze nk'igitonda ku byatsi, kandi ubutaka bukabujugunya abapfuye. Ubutaka nibujugunye ibyawe byose mu izina rya Yesu Kristo. Ndategeka kugira ngo ubutaka bwose bwari bwaramize amafaranga yawe bukamira, amahirwe yawe bukamira, iterambere ryawe bukamira, ibirenge byawe bukamira, intambwe zawe bukamira. Ubwo butaka nibujugunye ibyo bwamize bubikujugunyire mu izina rya Yesu, wongere kubibona mu mbaraga y'Umwuka Wera. Ibyo ubutaka bwamize ku buzima bwawe ndatura mu izina rya Yesu. Ibyo abarozi bafashe bagacukura bakabishyira muri ubwo butaka, bakabishingura mu butaka, kwa jina la Yesu Kristo shinguye amatirwe y'abagashingura, iterambere ry'abagashingura, urushako rw'urwo rwawe ndatura ngo ubutaka butangire kuruka ibyo bwamize mu izina rya Yesu Kristo. Wabutaka we, ruka iterambere ryanjye mu izina rya Yesu Kristo. Wapfuye akazuka, wabutaka we, nawe wa mukungugu we, wowe wasinzirije abantu banjye, wowe wasinzirije abantu b'umugisha kuri nge, wowe wasinzirije abantu b'ingenzi kuri nge, wowe wasinzirije mu izina rya Yesu Kristo, ukabika abantu bagomba kumpesha umugisha, ukabika abantu bagomba kumfasha, ukabika abantu bagomba kumfasha kunshigikira. Rekura wa mukungu we, rekura wa butaka we mu izina rya Yesu Kristo. Ndavugana n'ubutaka kugira ngo burekure abantu banjye, burekure abahungu, burekure abakobwa, burekure abagabo n'abagore, abo Uwiteka yateganyije kunshigikira, abo Uwiteka yateganyije kunsapotinga, abo Uwiteka yateganyije katika jina la Yesu Kristo zarete kumfata ukuboko bakangezaho Imana yagambiriye. Rekura wa butaka we mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Uwiteka aravuze ngo ubutaka buzajugunya bo bwabize. Uwiteka aravuze wa butaka, Uwiteka avuganye nawe. Wa butaka we, wa butaka, wumva ko Uwiteka avuganye nawe, aravuze ngo
jugunya abapfuye wa butaka we, jugunya ibyanjye wapfuye, ubinjugunyira ubigarure mu izina rya Yesu, bijugunya ubigarure, jugunya ibyanjye wa butaka ibyo watwaye, bijugunya ubigarure katika jina la Yesu. Wapfuye akazuka, jugunya iby'uyu mugabo, jugunya iby'uyu mugore, jugunya iby'uyu musore, zopetese kiriya hori, jugunya iby'uyu muntu, mujugunyira ibye, mujugunyira iby'iwe wishe, mujugunyira iby'iwe wabitse katika jina la Yesu. Wapfuye akazuka, ndasenga nisengera katika jina la Yesu, ndakangura Imana neretsemo gisinziriye peretese kiriya hori ya patasa karababali obonedeze kiriya bwiza bwanjye, kanguka mu izina rya Yesu Kristo. Wari umaze igihe usinzirijwe n'imizimu n'amajini n'amashitani n'imyuka y'abarozi, isi gusinzirije, ariko ndatura ngo ubwiza bwanjye muri nge bukanguke mu izina rya Yesu Kristo. Wapfuye akazuka, Imana neretsemo gikanguke katika jina la Yesu. Wapfuye akazuka, ubutumwa bwiza bukanguke, mpano kwirukana abadayimoni, gukiza indwara no kuzura abapfuye bikanguke muri nge mu izina rya Yesu Kristo. Wapfuye akazuka, habeho gukanguka kw'igikundiro, habeho gukanguka ko kwemerwa wa jina la Yesu. Wapfuye akazuka, habeho gukanguka kw'iterambere ryanjye mu izina rya Yesu Kristo. Wapfuye akazuka, ndatura ngo kanguka bwiza bwanjye, vuga ubutumwa, kanguka buhanuzi, kanguka mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Wabambwe kuvuga akazuka, kwirukana abadayimoni no kubohora abantu, kanguka muri nge mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Wapfuye akazuka, ubwenge bw'Imana bukanguke kwa jina Yesu. Ndakangura ubwenge bw'Imana muri ngewe, ndakangura gushishoza, kureba kure, kugenzura, ndakangura muri impano yose iri muri nge mu izina rya Yesu Kristo. Ndakangura kumva mu mwuka, gutwi kumva mu mwuka, ndagukangura mu izina rya Yesu Kristo. Nazareti amaso areba mu mwuka, ndayakangura, areba imbere, areba kure cyane, ndayakangura mu izina rya Yesu Kristo. Wapfuye akazuka, ndakangura ururimi rurema, ndakangura akanwa karema wa jina la Yesu. Wapfuye akazuka, nkanguye icyari kindimo cyose cyasinzirijwe, ndagukangura nawe bikurimo mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusengera buri kimwe cyose cyasinzirijwe mu buzima bwawe, n'igikanguke katika jina la Yesu Kristo. Ubujyanama muri wowe nibukanguke mu izina rya Yesu. Ubucuruzi muri wowe nibukanguke mu izina rya Yesu Kristo. Nazareti wambwa akazuka, ubworozi muri wowe nibukanguke mu izina rya Yesu Kristo. Nazareti ikoranabuhanga muri wowe nirikanguke mu izina rya Yesu Kristo. Rusumba amazina yose, ubuyobozi muri wowe nibukanguke katika jina la Yesu Kristo. Nazareti wambwa akazuka, ubwo bukorikori muri wowe nibukanguke mu izina rya Yesu Kristo. Nazareti ubwo bucuruzi nibukanguke, ubwo bushoferi nibukanguke, ubwo mwanzi yasinzirije, ndatura ngo bukanguke ibyo Satani yasinzirije kugira ngo udatera imbere, kugira ngo utishimire imigisha Uwiteka Imana guhaye ikurema mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo ibyo byose bikanguke wa jina la Yesu. Ndatura ngo ibyasinzirijwe byose bikanguke. Ngaho zamura isengesho, vuga uti mu izina rya Yesu Kristo. Wapfuye akazuka, Uwiteka muremyi w'ijuru n'isi, Uwiteka Imana idahinduka, buri kimwe cyose cyasinzirijwe muri nge, gisinzirijwe n'ubupfumu n'ubukonikoni n'uburozi, ndatura ngo gikanguke mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo gikanguke mu izina rya Yesu Kristo. Ugutwi kwanjye kwasinjirijwe kugira ngo kutazajya kumva ngo gusobanukirwe, ndatura ngo ugutwi kwanjye gukangukire kumva mu izina rya Yesu. Wagutwi kwanjye we kangukira kumva mu izina rya Yesu Kristo. Wagutwi kwanjye we aturuti, wagutwi kwanjye we kangukira kumva no gusobanukirwa mu izina rya Yesu Kristo. Sengera iryo jisho, uvuga uti wa jisho ryanjye we kangukira kureba no kwitegereza mu izina rya Yesu Kristo. Kangukira kureba no kwitegereza mu izina rya Yesu Kristo. Kangukira kureba no kwitegereza wa jisho ryanjye mu izina rya Yesu Kristo. Kangukira kureba no kwitegereza mu izina rya Yesu Kristo. Wakanwa kanjye we kangukira kuvuga bikabaho mu izina rya Yesu Kristo. Wakanwa we kangukira kuvuga bikaremeka mu izina rya Yesu Kristo. Wakiganza we nawe wakuboko we kangukira gukora bikacamo mu izina rya Yesu Kristo. Wakiganza we kangukira gukora no kwakira mu izina rya Yesu Kristo. Wakuboko we kangukira gukora no kwakiriza ikiganza mu izina rya Yesu Kristo. Wabirengewe kangukira kujya imbere mu izina rya Yesu Kristo. Watsinze urupfu n'ikuzimu, kangukira wabirengewe, kangukira kujya imbere, kangukira kwihuta mu izina rya Yesu Kristo. Wabirengewe nawe wantambwe we kangukira kwihuta mu izina rya Yesu Kristo. Ihute mu iterambere mu izina rya Yesu Kristo. Ihute mu muvuduko wo gusenga mu izina rya Yesu Kristo. Ihute mu muvuduko wo kwaguka mu izina rya Yesu Kristo. Ihutire mu muvuduko wo kumvira Imana no kubaha Imana mu izina rya Yesu Kristo. Wabirengewe ihute, wakererejwe kenshi,
ndahanurira ibirenge byanjye kwihutishwa mu masezerano mu izina rya Yesu, kwihutishwa kwinjira mu by'Imana yavuze. Wa jenera Yesu, ibirenge byanjye ndabikangura mu izina rya Yesu. Kangura ibyo birenge byihutire gutera imbere, kangura ibyo birenge byihutire kwinjira mu mugambi w'Imana, kangurira ibyo birenge byihutire kwinjira mu masezerano y'Imana. Hangaho senga n'umwete cyane, ukangura ibirenge byawe uvuga uti mu izina rya Yesu Kristo, ibirenge byanjye ndabikangurira kwinjira mu masezerano, ndabikangurira kwinjira mu by'Imana yamvuzeho mu izina rya Yesu, ndabikangurira kwinjira mu mugambi w'Imana mu izina rya Yesu Kristo, ndabikangurira kwinjira mu masezerano mu izina rya Yesu Kristo, ndabikangurira kwinjira aho Imana yagambiriye ko ninjira naho ngera mu izina rya Yesu Kristo, ndabikangurira kugera aho Data yavuze ngomba kugeraho mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo. Aho abana b'abantu bavuze ko ntagomba kugera, ndahageze katika jina la Yesu. Aturataho abana b'abantu bavuze ko ntazagera, ndahageze mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Aho abarozi bavuze bakaca imirongo bakavuga ko ntagomba kwirenga, ndayirenze mu izina rya Yesu, ngeze kuri aho batazabasha kumbona mu izina rya Yesu, ngeze kuri aho batazabasha kumbona katika jina la Yesu. Wibuke ko twasenze dusenga isengesho ryo kugera kure, kuko twabonye yuko Farawo yigira inama yo kurekura Abisiraheli. Yarababwiye ngo ndabarekuye ariko ntimuzagere kure, nimugende ariko ntimugere kure. Ntabwo Satani aba yifuza kugera kure. Zamura isengesho ryawe uvuge uti ngomba kugera kure mu izina rya Yesu. Aho abarozi badashaka kongera, ngomba kugera kure. Aho abarozi badashaka kongera mu izina rya Yesu Kristo, ngomba kugera kure. Aho abana b'umwijima badashaka kongera mu izina rya Yesu, ngomba kugera kure. Aho abanyamashyari batifuza kongera mu izina rya Yesu Kristo, abamfitiye ishyari bo mu muryango, abamfitiye ishyari bo twiganye, abamfitiye ishyari bo dukorana, abamfitiye ishyari bo dusenga nabo tugendana, kwa jina la Yesu, batifuza kongera kure mu izina rya Yesu, ngeze kure. Abashaka kugarukira hafi, kwa jina Yesu nanze kugarukira hafi kwa jina la Yesu. Uvuga uti mu izina rya Yesu Kristo, watsinze urupfu n'ikuzimu, nanze kugarukira hafi Imana itagennye ko ngomba kugera. Mu izina rya Yesu Kristo ngomba kugera kure aho Imana ishaka kongera, ngomba kugera aho abarozi badashaka kongera, ngomba kugera kure aho umwanzi atazongera kumbona mu izina rya Yesu Kristo, ngomba kugera kure aho wansuzuguye atazongera ko ntazagiraho umurira nawe mu izina rya Yesu Kristo, ngomba kugera kure aho murozi yavuze ko ntazava mu izina rya Yesu, ngomba kugera kure nkarenga aho atazongera kumbona mu maso yiwe yacuruzi mu izina rya Yesu Kristo. Senga wature kugomba kugera kure mu bucuruzi bwawe, wature kugomba kugera kure kubw'urushako rukagera kure, urushako rwawe rukaryoha cyane rukagera kure mu izina rya Yesu Kristo, iterambere ryawe rikagera kure mu izina rya Yesu Kristo, kwiga kwawe kukageza kure mu izina rya Yesu Kristo, icyo ukoze cyose kigomba kugera kure heza. Ngaho senga Imana yibwire, ihamagara uvuga uti Imana ngomba kugera kure, imbaraga zishaka ko ngarukira hafi ndazivuma ndazitwika, impano Imana yakizemo zigomba kugera kure katika jina la Yesu. Ubwiza bwanjye bugomba kugera kure, ubw'Imana yantegetsemo bugomba kugera kure. Nimvugo bwiza utumva ko ari ubwiza bw'umubiri, ubwiza bw'umubiri burashonga bukahinduka inyo, bukazana imihanyari, bukangirika. Ntabwo turi kuvuga ubwiza bw'uruhu, ntabwo turi kuvuga ubwiza bw'uruhu, turavuga ubwiza bw'umutima, turavuga ubwiza bw'iby'Imana yaguteretsemo. Ubwo bwiza bw'iby'Imana yaguteretsemo bugomba kugera kure mu izina rya Yesu Kristo. Senga uvuga uti mu izina rya Yesu Kristo, buri mwuka mwiza Imana yanteretsemo mu izina rya Yesu Kristo ndawukangura mu izina rya Yesu Kristo. Ndakangura umwuka wo kuririmba, ndakangura umwuka wo guhimbaza, ndakangura umwuka wo kuvuga ubutumwa, ndakangura umwuka wo gucuruza, ndakangura umwuka mu izina rya Yesu Kristo w'ubworozi, ndakangura umwuka mu izina rya Yesu w'ubuhanga n'ubwenge, ndakangura umwuka muri nge mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti wo gukora ibitangaza no gukiza indwara no kwirukana abadayimoni bakava mu bantu. Kwa jina la Yesu Kristo ndakangura umwuka muri nge mu izina rya Yesu Kristo wo kureba kure no kumenya byinshi abandi batamenya mu izina rya Yesu Kristo. Ndakangura ubumenyi bwose Data yanteretsemo katika jina Yesu. Ndakangura ubushobozi bwo gusesengura no kureba kure, ndakangura ubushobozi bwo kurema, ndakangura umwuka w'ubutunzi muri nge mu izina rya Yesu. Umwuka w'ubutunzi kanguka mu izina rya Yesu, umwuka w'ubutunzi bw'umwuka n'ubw'umubiri ndabukangura mu izina rya Yesu Kristo. Genda gake noneho ngiye kukuyobora mu isengesho rikangura umwuka w'ubutunzi. Ubutunzi buri mu byiciro bibiri. Hari ubutunzi mu mwuka buguhesha ibifatika, hakaba ubutunzi bw'ibifatika. Noneho byose tugiye kubikangura mu izina rya Yesu. Vuga uti Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana yandemye mu ishusho yayo,
nsa nawe mu mwuka, kuko handitswe ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe batware. Uwiteka wandemye mu ishusho yawe, nsa nawe undemera gutwara uyu munsi ubushobozi wanteretsemo bwo gutwara ibyo ngomba gutwara hano mu isi bikaba ibyanjye. Ubwo bushobozi bukangure muri njye mu izina rya Yesu Kristo, bukangure muri njye mu izina rya Yesu Kristo. Niba waragambiriye ko hari ibyo ngomba gutwara biciye mu bucuruzi, kangura ubucuruzi muri njye mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo waragambiriye ngomba gutwara biciye mu mpano wanteretsemo, izo mpano zikangure muri njye mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ibyo wanteretsemo, ibyo waragambiriye ko ntwara biciye mu bwarimo, kangura ubwari muri njye mu izina rya Yesu Kristo. Biciye mu buganga, kangura mu bwo bwaganga mu izina rya Yesu Kristo. Kangura mwami icyo wanteretsemo cyose wari waragambiriye yuko biciye muri cyo ngomba kugira ubutware bwinshi, ngomba kugira ibyo ntunga, ibyo ibi byanje ndatura kugira ngo buri kimwe cyose wanteretsemo ukakinereka muzi ko muri cyo ariho ngomba kubona ibifatika. Ngwino gikangure igisinzirijwe n'abapfumu, igisinzirijwe n'abarusi, cyasinzirijwe n'abanyanga, icyo gikangure mu izina rya Yesu Kristo. Icyo gikangure mu izina rya Yesu Kristo. Icyo gikangure mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Yesu Kristo, kangura akazi kanjye, kangura imirimo y'amaboko yanjye, kangura icyo ngomba gukora, icyo Satani yasinzirije kugira ngo ntagikora, kuko azi ko ngikoze ntakibonera mugisha, ntakizamukiramo. Uwiteka gikangure ku bina bwiza, Uwiteka gikangure ku bina bwiza, Uwiteka gikangure mu izina rya Yesu Kristo. Maze mwami abari bamaze igihe kirekire basinzirije ibyo nkora, nanjye ubwanjye nsinzirijwe, kwa jina la Yesu Kristo bakorwe n'isoni bamware, batsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Abagenzi intambwe zanjye ngo bazitsinde hasi, batsindwe mu izina rya Yesu Kristo, batsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Yesu Kristo, reka abagenzi intambwe zanjye ngo bazitsinde hasi, bandeba mu mwuka, intego yabo akaba yo kunsinziza, batsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Malayika w'Uwiteka birukane, malayika w'Uwiteka bigenze, malayika udahusha, Uwiteka tuma malayika mudahusha, udahusha umwanzi wanjye, udahusha adui wanjye aho ari hose. Malayika namuhushe, malayika muhonde, malayika mutere ubumye, malayika mutsinde, malayika mukubite hasi katika jina la Yesu. Maze Uwiteka mbashe kugera ku cyo wamvuzeho isumba byose we, mbashe kugera ku cyo wanteguriye katika jina la Yesu. Isumba byose we, mbashe kugera ku cyo wamvuzeho isumba byose we, mbashe kugera ku cyo wangambiriye ho ngomba kugeraho mbere y'uko ndema. Uyisumba byose we, utarandema, utaranzana mwisi, wari warapanze uko ngomba kubaho, wari warapanze aho nzagarukira. Isumba byose we, wikwemera ko ngarukira aho abana b'abantu bavuze, wikwemera ko ngarukira aho Satani yavuze ko ngomba kugarukira katika jina la Yesu. Nanze kugarukira aho abazimu bapanze ko ngarukira mu izina rya Yesu, nanze kugarukira aho abarozi bateguye ngomba kugarukira mu izina rya Yesu. Ndaharenga mu izina rya Yesu Kristo, ndaharenga by power, by force, ndaharenga mu izina rya Yesu Kristo. Ku bibina bwiza ndaharenga mu izina rya Yesu Kristo. Rwo rukiramende ndarusimbuka mu izina rya Yesu Kristo. Ndabona hari umuntu imbere ye, wagira ngo ari nk'ikintu kimeze nk'urukiramende. Abana bo mwijima bavuze ko atazasimbuka, abana bo mwijima bavuze ko atazarenga. Aturute mu izina rya Yesu Kristo. Uru rukiramende ndarurenga, ndarusimbuka mu izina rya Yesu Kristo, ndarusimbuka mu izina rya Yesu Kristo. Icyo kiraro ndacyambuka mu izina rya Yesu Kristo. Atura ko icyo kiraro cyambuka ukagera hakurya ho mu mugisha. Icyo kiraro ndacyambuka ngere hakurya ho mu mugisha mu izina rya Yesu Kristo. Iyi nyanja ndambuka ngere hakurya ho mu mugisha mu izina rya Yesu Kristo. Atura ko iyo nyanja yambuka ukagera hakurya ho mu mugisha wa jina la Yesu. Iyi nyanja ndayambuka mu izina rya Yesu. Iki kiraro ndacyambuka mu izina rya Yesu. Ndabona hari abantu imbere yabo hari hameze nk'ikiraro. Bwami bw'umwijima bwari bwavuze ngo ntabwo agomba kurenga hano ngo agere hari hakurya ho mu mugisha. Urambuka mu izina rya Yesu, urambuka mu izina rya Yesu Kristo, urambuka ugere hakurya ho mu mugisha wa mu izina
rya Yesu Kristo. Urambuka uve mu busibateri mu izina rya Yesu Kristo, ugende wubake. Urambuka uve muri ubwo bushomeri, ugende nawe ukore mu izina rya Yesu Kristo. Urambuka uve muri ubwo burwayi, ukire nawe ugira amagara meza mu izina rya Yesu Kristo. Urambuka uve muri ibyo bibazo nawe ugende mu bisubizo mu izina rya Yesu Kristo. Urambuka mu izina rya Yesu. Urambuka mu izina rya Yesu Kristo. Aturuti ntambuka mu izina rya Yesu Kristo. Aho mudashaka ko mva ndahava mu izina rya Yesu Kristo. Ntambwe mutifuza ko ntera ndayitera mu izina rya Yesu Kristo. Intego mutifuza kongeraho ndayigeraho mu izina rya Yesu Kristo. Hari abantu mbona Uwiteka ari kwambutsa. Hari abantu ndi kubona marayika w'Isumba byose ari gufata akaboko akabatarutsa imigende, akabatarutsa imigezi, akabatarutsa inkiramende ziri imbere yabo. Ndi kubona hari abantu marayika w'Isumba byose we ku giti cye yifatiye ukuboko akabageza hakurya aho umwanzi atifuzaga kugera. Hakurya ugiye kuhagera mu izina rya Yesu Kristo. Hakurya hari aho mu mugisha, hakurya imbere hawe ubona aho kuva mu bukode urabusohokamo mu izina rya Yesu Kristo. Kubw'imbaraga z'Imana urabusohokamo. Iyo promotion urayibona, ayo mahirwe urayageraho. Aho hakurya aho uri kwibona urahagera mu izina rya Yesu Kristo. Mana iguhe umugisha, Mana ikugirire neza, Mana ikwagurira imbago mu izina rya Yesu Kristo. Mana igufashe muri byose. Ngaho kanda subscribe wowe utarayikanda. Wowe wajya guza kudusura hano ku Isengesho Ribuhora ukagenda udakoze subscribe. Isengesho Ribuhora ni isengesho n'amasengesho ahora buri munsi. Ni isengesho rigamije guca iminyururu n'imigozi nk'iyo. Hari iminyururu icitse ku buzima bwawe. Hari Imana ikanguye ibyari bikurimo byose byasinzirijwe. Ariko kandi ukomeze gufata ibihe byo gusenga ku giti cyawe ukangura ibyo ngibyo Imana yagushyizemo. Uraza kugera ku mugambi w'Imana imbere yawe. Humura, urawugeraho, wicika intege, wicogora. Komeza gusenga ubudasiba usengera icyo kintu, uraza kubona igisubizo cyacyo. Imana iguhe umugisha. Ngaho kanda subscribe wowe utarayikanda. Nawe wayikanze gira uko usangiza abandi iki kiganiro cyangwa se isengesho, ryishyire mu magroupe yawe, rishyire kuri status yawe, hanyuma twaguke tube benshi hano ku Isengesho Ribuhora official. Urabubaye umumaro nawe mu bandi bantu. Imana ikugirire neza, Imana iguhagurukiriza abagushyigikira, Imana ikangura abagushyigikira. Reka dusoreze mu isengesho nisengera abantu bagomba kudushyigikira mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo Imana ibakangure. Ukeneye umuntu wo kugushyigikira mu cyiciro cyose urimo, waba uri umuministiri, waba uri umuyobozi ukomeye, waba uri umusirikare ukomeye, hejuru yawe hari abandi bakomeye kukuruta. Ukeneye ko Imana yahagurutsa bakagushyigikira. Uwo waba uri wese, akazi kose waba uri gukora, ntekereza ko utaragira mu bushorishori ku buryo utakenera abagushyigikira. Tugiye rero gusenga isengesho rivuga ngo Mana hagurutsa abadukangura bo kudushyigikira. Vuga uti mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, muri ibi bihe byo ndimo Mwami, kugira ngo mve ku rwego njye ku rundi. Kangura abanshyigikira mu izina rya Yesu Kristo. Kangura abanshyigikira abo data Satani yasinzirije, basinziriye